Yesu Kristo umwami wacu ahora ashimwa iteka. Bene data, nongeye kubaramutsa, nongeye no kubaha ikaze kandi kuri uyu murongo wacu w'ivugabutumwa tegura umugeni wa Kristo. Muracyari kumwe nanjye Jean Claude Karinijabo. Manandurira amaso yanjye ku misozi, mbega gutabarwa kwanjye kwava he mubimbwire. Ku Uwiteka niho guturuka, ku Mana yaremye ijuru n'isi. Ku Uwiteka niho guturuka, ku Mana yaremye ijuru n'isi. Zemera ko ibirenge byawe biteguza, kurindana bwiyunikira bisinzira. Imana irinda Abisirayeli, ihora iri maso ntisinzira. Amen, amen. Imana irinda Isirayeli, Imana irinda abana bayo, Imana irinda abo yatoranije, abo yamenye kera ikabashushanyiriza mu ishusho ry'umwana wayo, abo yamenye kera yarangiza ikabahamagara, yamara kubahamagara ikabatsindishiriza, yamara kubatsindishiriza ikabaha ubwiza. Iyo Mana yacu iragahora ishimwe iteka ryose. Bene data, nongeye rero kubaramutsa muri ya ndamutso nkunze kubaramutsa ngira nti ubuntu bube muri mwe n'amahoro biva ku Mana iriho kandi yahozeho kandi izahoraho. Ubuntu buva no ku myuka irindwi iri imbere y'intebe yayo no kuri Yesu Kristo, ari we mugabo wo guhamya ukiranuka n'imfura yo kuzuka. Yesu Kristo niwe utwara abami bo mu isi, aradukunda cyane ku buryo yatwicishijeho ibyaha byacu amaraso ye, maze aduhindura abami n'abatambyi b'Imana ye, ari nayo se. Icyubahiro n'ubutware bibe ibye iteka ryose. Amen. Gahunda yacu rero irakomeza yo kwiga ijambo ry'Imana umurongo ku wundi. Ni ukuvuga ko tugenda tugerageza gusobanura ibyo Umwuka Wera yandikishije dukurikije amahame rusange agenga gusobanura ibyanditswe byera. Ntabwo dufata titire wenda ngo tuvuge ngo ni gute umukristo yitwara, ahubwo tugenda dusobanura Bibiliya ijambo ku rindi. Ubu ngubu tukaba turi mu gitabo cy'ibyahishuwe. Ndagira ngo mbwire mwene data uri kunyumva muri kano kanya, ariko ni byiza guhishurirwa neza ibyo Umwuka w'Imana yashatse kutubwira muri iki gitabo, ariko nuramuka uhishuriwe ibyo byose, usomye ibiri muri iki gitabo byose ukabihishurirwa, ariko ntuhishurirwe Yesu Kristo, ubutumwa bwose bwo muri iki gitabo cy'ibyahishuwe tumaze nk'iminsi uzaba ubuhombye, kandi kwiga iki gitabo bizaba bikubereye imfabusa. Dukeneye ko Yesu Kristo aduhishurirwa. Hari abakristo benshi bafata Yesu Kristo nk'aho ari umuntu wo mu mateka ya kure cyane, kuvuga ko bamuzi ni nka kwa kundi abantu bamenya umuntu w'ikirangirire wabayeho agakora ibintu bikomeye, nk'uko Abanyamerika bafata George Washington, perezida wabo wa mbere, cyangwa se Abafaransa uko bubaha cyane uwitwa Charles de Gaulle, General de Gaulle, ku buryo n'umwana uvutse none avuka amuzi, azi uwo ari we, azi ibyo yakoze, kubera ko ni intwari yabo. Ku bantu bamwe na Yesu Kristo ni figure historique, ni historical figure. Ni umuntu wabayeho mu mateka, araza atanga inyigisho, akora ibitangaza, asaba ko abantu bakurikiza ibyo yababwiye, akora ibindi bintu bituma abantu bamutangarira. Nta kindi, ntabwo Yesu Kristo ari umwami wicaye mu mutima wabo, ntabwo ari inshuti yabo batabaza ya hafi, ni umuntu bazi mu mutwe. Mwene data, nubwo wari usanzwe uzi Yesu Kristo w'i Nazareti, umwana w'ikinege w'Imana Data, uyu munsi Yesu Kristo arashaka kukwihishurira mu buryo budasanzwe. Arashaka ko umumenya, arashaka ko ugirana nawe umubano wihariye. Ubushize twashoje igice cya 9, twagishoreje
ku magambo ari mu gice cya 9 ku murongo wa 20, aho Yohana atubwira ati: "Nyamara abantu basigaye batishwe n'ibyo byago, ntibarakihana imirimo y'intoki zabo ngo bareke gusenga abadayimoni n'ibishushanyo byacuzwe mu izahabu no mu ifeza no mu miringa n'ibyaremwe mu mabuye no mu biti, bitabasha kureba cyangwa kumva cyangwa kugenda, habe ngo bihane ubwicanyi bwabo cyangwa uburozi cyangwa ubusambanyi cyangwa ubujura." Twabonye ko Yohana yeretswe ko hazaduka amadayimoni ameze nk'inzige ariko akaryana nka sikorupiyo. Sikorupiyo ni ka gakoko muri Bibiliya zimwe bakita ngo ni indyanishamurizo, ntabwo dukunze kukabona mu Rwanda, kaba ahantu h'ubutayu cyane cyane cyangwa h'urusenyi cyangwa h'amabuye. Ayo madayimoni ameze nka sikorupiyo ngo akazamara amezi 5 akorera abantu iyicarubozo, abari mu isi icyo gihe, ku buryo bazifuza urupfu bakarubura, urupfu rukabahunga. Nyuma y'amezi 5 rero noneho ngo hazafungurwa andi madayimoni arushije aya mbere ubugome, yo azaba aje kurimbura abantu n'ibintu, ku buryo 1/3 cy'abazaba basigaye bakiri bazima bazicwa n'umuriro n'umwotsi n'amazuku bivuye mu kanwa k'ayo madayimoni. Ngo azaba ameze nk'amafarashi ariko afite imitwe nk'iy'intare. Ni ibintu biteye ubwoba cyane. Ibi byose ndavuga ngo bizaba, ndabivuga mu nzagihe, mu bintu bizaba mu gihe kizaza muri future, kuko nubwo Yohana ibyo byose yabyeretswe mu mpera z'ikinyejana cya mbere, ni ukuvuga wenda nko mu myaka wa 90, 95, 99, umwaka 99, nyuma y'uko Kristo yigira umuntu, nyuma y'uko Kristo avuka. Ibi byago bizabaho mu minsi iri imbere ya bugufi, muri cya gihe twakunze kuvuga cyitwa imibabaro ikomeye, la grande tribulation, tuvuga ko kiri bugufi. Amakuba azibasira abari mu isi mbere ko Kristo agaruka, we n'itorero rye. Itorero bazaba bamaranye imyaka 7 bamerewe neza bakora ubukwe mu ijuru. Azagarukana rero n'itorero rye aje kwima ingoma. Nyamara ibyo bihano biteye ubwoba ntabwo byatumye ababirokotse, bake babirokotse, niko twasomye ku murongo wa 20 na 21 w'igice cya 9, ntabwo byatumye bihana. Ibi rero bikaba bishimangira ibyo ijambo ry'Imana rikunze kutubwira, ritubwira riti umuntu wa kamere ntiyemera iby'umwuka w'Imana kuko ari ubupfu kuri we, akaba atabasha kubimenya kuko bisobanurwa mu buryo bw'umwuka. Iyo umwuka w'Imana atari we ugendereye umunyabyaha ngo amwemeze ibyaha bye kandi amutungira agatoki ku musaraba, nta cyago uko cyaba kingana kose, nta buryo, nta mayeri wakoresha ngo uzatume yihana, keretse umwuka w'Imana we ubwe ari we waje akamugera ku mutima, akamutera guca bugufi akihana. Rero turebere hamwe aho ibihano n'amahano y'ibyorezo bizaba bigeze, dukurikije ibyo Yohana amaze kutubwira kugeza muri iki gice cya 9. Abafite ecran cyangwa se abafite screen kuri computer cyangwa kuri telefone zanyu, mushobora kureba igishushanyo turimo kwerekana hano. Kugeza ubu twabonye ko ibihano bizagenda byisukiranya bikurikira imenwa ry'ibimenyetso. Ikimenyetso cya mbere, cya kabiri, cya gatatu, icya kane, icya gatanu n'icya gatandatu. Noneho ikimenyetso cya 7 kigasohokamo impanda. Impanda ya mbere, ya kabiri, ya gatatu, ya kane, ya gatanu, ya gatandatu. N'impanda ya 7 iyo izasohokamo za nzabya z'umujinya. Impanda ya 6 ishushanya imyaka 3 n'igice, ihurirana no kurangira kw'imyaka 3 n'igice ya mbere ya myaka 7 ya tribulation. Noneho impanda ya 7 yivuze mu by'ukuri iba itangije imyaka 3 ya nyuma, ariyo makuba akomeye, igihe cy'amakuba akomeye. Nizeye ko turi kumwe kubareba hano ku gishushanyo. Mu by'ukuri nyuma ya chapitre ya 9 yo twinjiye mu ya 10, tuba tugeze hagati na hagati muri tribulation. Amina. Kugeza ubu twabonye uko ibihano bizagenda byisukiranya bikurikira imenwa ry'ibimenyetso ko ari 7. Ikimenyetso cya 7 cyamara kumenwa kigafungura impanda 7, kandi uko buri mpanda ivuze igasembura ibihano binyuranye,
kandi bigenda birushaho gukaza umurego, gukariha. Igice cya cyenda rero nk'uko twabivuze kirangirana n'impanda ya gatandatu, ariyo tumaze kubona ko ibihano byayo byasize bitsembyeho 1/3 cy'abari bagihumeka, nyamara hakabura n'umwe muri abo basigaye, n'uyu rudori wo muri abo 2/3 basigaye, nubwo baba bari ibisenzegeri ariko ngo bihane. Mu by'ukuri ibihano biherekeza ivuzwa ry'impanda birangirana n'impanda ya gatandatu, kubera ko impanda ya karindwi tumaze kubivuga iza ifunitse inzabya indwi z'umujinya. Ibyo tuzabibona mu bice bizakurikiraho. Rero mu bice nka 5 cyangwa 6 bigiye gukurikiraho, guhera ku gice cya 10 kugeza ku gice cya 15, ya myaka 7 ya tribulation twakomeje kuvugaho ubu izaba igeze hagati na hagati. Kandi nyuma y'iyo myaka uko ari 7, nyuma y'imyaka 3 n'igice, hafi 50% z'abazaba batuye isi bazaba bamaze gupfa. 1/3 cy'isi kizaba cyarabaye umuyonga w'ikidaturwa. 1/3 cy'amazi yose yo ku isi ntabwo azaba agishobora kunyobwa, nta n'amato azaba ashobora kugenda mu mazi, kubera ko amazi azaba yahindutse amaraso, kandi ubwato bwakorewe kugenda ku mazi ntabwo bwakorewe kugenda ku maraso. Nubwo bimeze gutyo, nyamara amakuba akomeye kuruta ayandi ntabwo tuzaba twayagezemo. Mu gice cya gatatu ntabwo turayageramo, kuko tuzaba tutarabona za nzabya z'umujinya. Ariko mbere yo kwinjira mu byabaye mu gice cya kabiri cy'ibigeragezo bikomeye cya Grande Tribulation, harabanza hakabaho akandi kameze nka ka parenthèse. Kuba Yohana akaba ahagaritse kutubwira uko ibihano bikomeza kwisukiranya, none ntabwo ari ukuvuga ko amakuba akomeye aba ahagaze, birakomeza. Ahubwo Yohana aba ahagaritse kutubwira uko ibintu biri kudogera, maze akaba nk'uvuga ati hagati aho ngaho rero harimo gutegurwa ibi bikurikira. Izo ni chapitre nakwita za parenthèse ya 11 kugeza ku ya 14. Igihe tribulation izaba igeze hagati na hagati, muri ya myaka 7 y'amakuba, ni igihe gikomeye cyane ku buryo Mwuka Wera aba ahagaritse kutubwira uko bizagenda. Aba ahagaritse kutubwira uko amakuba akomeza kwisuka ku isi, ahubwo agafata chapitre enye zose, 11, 12, 13, 14, kugira ngo atubwire ibirimo gukorwa n'ibirimo gutegurwa imyaka 3 n'igice ya mbere irangiye. Kuri izo chapitre uko ari enye rero hiyongeraho chapitre nakwita iriya chapitre ibanza, chapitre ya 10, ariyo turimo kureba. Ni nk'iriburiro, ni nka introduction. Noneho hakiyongeraho na chapitre ya 15 imeze nka conclusion yo kuduha iyo parenthèse. Nizeye ko turi kumwe. Ndimo gushaka kubaha outline y'ibyo tugiye gukurikizaho kwiga, guhera ku byahishuwe ibice 10 kugeza ku byahishuwe ibice 15. Hari ibintu byinshi bibera hafi icyarimwe muri icyo gihe cya tribulation. Muri icyo gihe tribulation izaba imaze imyaka 3 n'igice itangiye. Muri izo chapitre uko ari 6, ni ukuvuga kuri chapitre 10 kugeza kuri chapitre 15, chapitre ya 10 kugeza kuri chapitre ya 15, nimo tuzabwirwa ko Antikristo azapfa akazuka, inyamaswa izakomeretswa n'urugoma rwica, ariko babone iyo ngiyo ibayeho, niko tuzabibona. Nibwo tuzabwirwa uko abo mu isi bazatangira kuramya iyo nyamaswa ariyo Antikristo. Nibwo tuzabwirwa uko abayuda bazaba bakiriho, bazaba basigaye, bazarindwa mu buryo bw'igitangaza, bakajyanwa ahantu bazarindirwa. Tuzanabwirwa ko hariho abami 3 mu bami 10 bazaba bafatanyije na Antikristo bazicwa, hagasigara 7 na Antikristo wa 8. Icyo gihe nibwo Satani azirukanwa mu ijuru. Tuzabibona ibice 12. Gutura ibitambo mu ngoro y'Imana, Antikristo azaba yaremeye ko yubaka i Yerusalemu. Icyo gihe azavuga ati mubihagarike,
noneho hariho abahamya babiri bazaduka nabo bazicwa, ndetse na ba bandi 144 tuzabona uko bazicwa. Buri cyose muri biriya bice rero cyangwa ziriya shapitire enye ziriya shapitire zivuga ku bizaba ubwo ibihe by'amakuba akomeye, tribulation nyine bizaba bigeze hagati na hagati. Buri byose muri kiriya gice kirangwa n'uko dusangamo hari ijambo dusangamo, hari amagambo dusangamo ajya gusa atubwira ko hasigaye indi myaka 3 n'igice cy'amahano. Ibyo ngibyo tuzabisanga muri shapitire 11, 12, 13 na 14, kuko nyine nk'uko twabivuze shapitire ya 10 tugiye kwiga mu kanya twabonye ko ari nka introduction, naho shapitire ya 15 ikaba ari conclusion. Buri yose rero muri izo shapitire uko ari enye ikomoza ku ijambo ritubwira ko tugeze hagati muri tribulation. Ayo magambo twigeze kuyakomozaho, tuzakomeza tuzabonamo ahantu bavuga ngo ibihe n'igihe n'igice cy'igihe. Tuzabonamo ahantu bavuga ngo igihe cy'amezi 42 cyangwa se iminsi 1260. Iyo tudasanzemo ibyo byose biba bishaka ni ukuvuga izo shapitire zose biba bishaka kuvuga imyaka 3 n'igice, ari ibihe, igihe n'igice cy'igihe. Igice cya 10, igice cya 15 ntabwo bifite ayo magambo y'indangabihe, ariko bitubwira ibigiye gukurikiraho muri icyo gihe cyo mu cyeragati cyo hagati na hagati muri tribulation, n'ibizakurikiraho rero mu myaka 3 n'igice ya nyuma ya tribulation. Nizeye ko bisobanutse. Tugiye gusoma amagambo yo mu byahishuwe igice cya 10 guhera ku murongo wa mbere. Byahishuwe igice cya 10 umurongo wa mbere kugeza ku wa gatatu niho tugiye kubanza gusoma. Mbona marayika wundi ukomeye amanuka ava mu ijuru yambaye igicu, umukororombya uri ku mutwe we, mu maso he hasa n'izuba, ibirenge bye bisa n'inkingi z'umuriro. Mu ntoki ze yari afite agatabo kabumbutse, nuko ashyira ikirenge cye cy'iburyo ku nyanja n'icy'ibumoso agishyira ku butaka, aherako arangurura ijwi cyane avuga nk'intare yomongana. Amaze kurangurura ijwi, inkuba indwi nazo zirahinda cyane. Hariho abantu bashatse gutanga ibisobanuro bavuga ko uyu marayika wundi, ngo mbona marayika wundi, uyu marayika wundi ukomeye umanuka uva mu ijuru yambaye igicu, ngo ko uyu ari Yesu Kristo. Reka mbanze mbashwishurize mbabwira ko uyu marayika adashobora kuba ari Yesu Kristo kubera impamvu ngiye kubabwira. Icya mbere, ijambo ry'ikigiriki ryakoreshejwe mu kuvuga marayika wundi ni ijambo rishatse kuvuga undi marayika mugenzi w'uwo twigeze kuvuga. Aya magambo ngo mbona marayika wundi tuyabona bwa mbere mu byahishuwe ibice 7 ku murongo wa 2, ho bavuga ngo mbona na marayika wundi azamuka ava iburasirazuba afite ikimenyetso cy'Imana ihoraho. Uyu ni wa marayika wari uje aje gushyira ikimenyetso kuri ba bandi 144 bashaka kuvuga ko ari undi mu marayika umeze nka mugenzi wa ba bandi 4 bahagaze mu mfuruka enye z'isi bari bafashe imiyaga 4 yo mu isi. Tuzongera kubona mu byahishuwe nituhagera, ibyahishuwe ibice 14 ku murongo wa 6 tuzabona Yohana atubwira ko yabonye marayika wundi agaruka aringanije ijuru, afite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose ngo abubwire abari mu isi. Amagambo asa gutyo tuzanayabona mu gice cya 10 ibice 18 ku murongo wa mbere n'uwa kabiri, aho bavuga bati hanyuma y'ibyo mbona marayika wundi amanuka ava mu ijuru. Murabyumva, n'abamarayika benshi batandukanye, afite ubutware bukomeye, isi imurikirwa n'ubwiza bwe, arangurura ijwi rirenga ati iraguye iraguye Babuloni ikomeye, ihindutse icumbi ry'abadayimoni, aharindirwa imyuka mibi yose n'ibisiga byose bihumanye kandi byangwa. Aho hose iyo mirongo yose tumaze kubona ni abamarayika batandukanye ariko bo mu rwego rumwe, ariko namwe murabizi kandi duhora tubisubiramo, byaba mu masengesho cyangwa mu ndirimbo turirimba, ko nta wundi uhwanye na Yesu. Yesu ntawe uhwanye nawe, ni we wenyine, kuko ni umuremyi wa byose, kandi mu bo yaremye harimo n'abamarayika, baba ari abamarayika bakomeye, baba ari abamarayika boroheje, baba ari abamarayika nka ba Lusiferi, abamarayika babi, baba n'abamarayika beza. Yesu niwe muremyi wa byose, mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe, kuko ari Imana. Amen. Icya kabiri kitugaragariza ko uyu marayika ukomeye adashobora kuba ari Yesu Kristo,
ni uko iteka igitabo cy'ibyahishuwe kitubwiye kuri Yesu Kristo, iteka kimuha izina we ubwe yihariye. Twavuga nka twara abami bo mu isi. Ni ijambo dukunze gusanga mu gitabo cy'ibyahishuwe, umwana w'umuntu. Uwa mbere akaba n'uw'imperuka. Inkomoko y'iby'Imana yaremye. Intare yo mu muryango wa Yuda. Igishyitsi cya Dawidi. Umwana w'intama. Jambo w'Imana. Umwami w'abami n'umutware utwara abatware. Ayo ni amagambo dusanga mu gitabo cy'ibyahishuwe. Ntabwo tujya tubona Yesu bamwita ngo ni marayika. Oya. Nibyo mu isezerano rya kera, mbere yo kwigira umuntu kwa Kristo, Imana yajyaga igenderera abantu bayo mu ishusho ry'uwo dusangamo yitwa ngo ni marayika w'Uwiteka. Ariko nta na hamwe mu isezerano rishya dusanga Yesu Kristo yitwa marayika. Impamvu ya gatatu, uriya marayika ukomeye adashobora kuba ari Yesu Kristo, ni uko Yohana atubwira ko yabonye uyu marayika wundi amanuka ava mu ijuru. Aramutse abaye Yesu Kristo yabonye amanuka ava mu ijuru agahagarara ku isi no ku nyanja, byaba bisobanuye ko mbere yo kugaruka ku isi aje gucira imanza abazima n'abapfuye ari kumwe n'itorero rye aherekejwe n'ingabo zo mu ijuru. Yesu azabanza kugaruka ku isi afite ako gatabo gatoya, kandi ibyo ntabwo bijyanye n'ibyo Bibiliya itubwira, n'ibyo we ubwe yivugiye ko azagaruka aje gucira imanza abari mu isi, nk'uko tuzabibona mu gice cya 19. Amen. Wa kabiri twasomye ngo mu ntoki ze yari afite agatabo kabumbutse, nuko ashyira ikirenge cye cy'iburyo ku nyanja n'icy'ibumoso agishyira ku butaka, aherako arangurura ijwi cyane avuga nk'intare yomongana. Amaze kurangurura ijwi, inkuba ndwi nazo zirahinda cyane. Izo nkuba ndwi ngo zimare kuvuga, nitegura kwandika ibyo zivuze. Uwo ni Yohana uri kutubwira. Nuko numva ijwi riturutse mu ijuru rivuga riti, uramenye iby'izo nkuba ndwi zivuze, ubigire ibanga ntubyandike. Iyo tumaze kubwirwa muri iyi mirongo uko ari itatu, birasa n'ibiteye urujijo ku buryo birakwiriye ko tumenya neza icyo bisobanuye. Marayika munini cyane ku buryo ikirenge cye kimwe cyari kiri ku nyanja, ikindi kiri imusozi. Hanyuma aka gatabo gato nako kabumbuye, ese gasobanura iki? Izi nkuba ndwi zihinda zigatangaza ikintu ariko zikagirwa ubwiru, byo ni ibiki? Kugira ngo dusobanukirwe aya magambo, mu byihanganire twifashisha ibyo twasomye mu bindi bice bya Bibiliya, ariko turatinda cyane ku byo dusoma mu gitabo cya Daniyeli ibice 12, kugira ngo turebe isano ryabyo, tubisanishe, dusobanukirwe iby'uyu mumarayika n'aka gatabo gato yari afite mu ntoki. Iyo tugiye mu gitabo cya Daniyeli, ubuhanuzi bwa Daniyeli cyane cyane mu gice cya 12, naho tuhabona marayika ukomeye uza agahagarara hagati y'amazi n'ubutaka, kimwe n'uyu mumarayika tumaze kubwirwa muri iki gice cya 10 cy'igitabo cy'ibyahishuwe. Aho ibi bice byombi, igice cya 12 cyo muri Daniyeli n'igice cya 10 cyo mu gitabo cy'ibyahishuwe, aho bihurira ari Daniyeli ari na Yohana, bombi babwiwe kugira ubwiru amagambo bamaze kwerekwa. Yohana yabwiwe kugira ubwiru amagambo ibyo inkuba ndwi zavuze. Reka dufate akanya dusome amagambo dusanga muri Daniyeli ibice 12, turasoma ku 20 ya mbere, turabanza dusome 20 ya mbere. Maze icyo gihe Mikayeli, wa mutware ukomeye akaba n'umurinzi w'ubwoko bwawe, ubwoko bwa Daniyeli no kuvuga ubwoko bw'Abayuda, azahagoboka. Hazaba ari igihe cy'umubabaro utigeze kubaho uhereye igihe amahanga yabereye ukageza icyo gihe. Nuko icyo gihe abantu bawe bazaba banditswe mu gitabo bazarokorwa. Umurongo wa kabiri, kandi benshi bo muri bo bazaba barasinziriye mu gitaka bazakanguka, bamwe bazakangukira ubugingo buhoraho, abandi bazakangukira gukorwa n'isoni no gusuzugurwa iteka ryose. Amen. Umurongo wa mbere uratubwira ko muri icyo gihe, ni ukuvuga igihe ibintu bivugwa mu gice cya 11 cy'igitabo cya Daniyeli abazabasha kongera kuhasoma bizaba bimaze birimo kubaho muri icyo gihe. Hagati aho muri icyo gihe ibyo birimo kubaho, ni igihe cyo gutotezwa gukabije, kubera ko nicyo igice cya 11 cy'igitabo cya Daniyeli kitubwira. Muri icyo gihe cyo gutotezwa gukabije kuzaba kurimo gukorerwa ubwoko bwa Daniyeli, ni ukuvuga Abayuda, ubwoko bwahawe isezerano, abakomoka kuri Aburahamu, Isaka na Yakobo,
bazaba barimo kurikorerwa n'umutware w'umugome uzaduka ariwe Antikristo muri kiriya gihe, ubwoko bw'Abayuda bazaba bibasiwe mu buryo bw'indengakamere, bisa nk'aho nta muntu n'umwe ufite icyo yabikoraho. Uwiteka azahagurutsa marayika we w'intambara, marayika Mikayire, kugira ngo arinde intore zo mu bwoko bw'Abayuda Uwiteka yagambiriye kuzagaragarizamo kurindwa gukomeye, kuzagaragarizamo imbaraga ze muri icyo gihe cy'amakuba akomeye. Iki gice cy'umurongo wa mbere wa Daniyeli ibice 12 rero haratubwira ngo bizaba ari igihe cy'amakuba n'imibabaro bitigeze bibaho uhereye igihe amahanga yabereyeho ukageza icyo gihe. Kizaba ari igihe cy'amahano n'ibyago bikomeye ku isi. Ni bya bihe Yesu Kristo umwami wacu yavuze cya gihe yigishiriza ku musozi wa Elayono, ku musozi w'imizeti. Tubibona muri Matayo ibice 24, aho akoresha amagambo asa neza neza n'ayakoreshejwe na Daniyeli agira ati ni ukuvuga Matayo ibice 24 uhereye ku murongo wa 21, ngo kuko muri iyo minsi hazabaho umubabaro mwinshi utigeze kubaho uhereye kuremwa kw'isi ukageza none, kandi ntuzongera kubaho. Birasa n'ibyo Daniyeli rero yatubwiye hariya nawe ngo hazabaho imibabaro ikomeye itarigeze ibaho. Ni igihe cy'amakuba akomeye kizaba cyane cyane ku Bayuda. Ibyo bihe umuhanuzi Yeremiya yabivuzeho mu gice cya 30. Yeremiya igice 30 ku murongo wa 7 yabivuzeho muri aya magambo ngo ndabona buri wese yasuherewe, mbega ishyano! Ni umunsi uteye ubwoba, ni umunsi utagira undi bihwanye. Ni igihe cy'umubabaro w'abakomoka kuri Yakobo, nyamara bazawurokoka. Amen. Ni igihe cy'umubabaro w'abakomoka kuri Yakobo, Abayuda. Ntabwo ari igihe cy'umubabaro w'itorero, kuko itorero twebwe nubwo twavuga ngo turi nk'Abayuda ku buryo bw'umwuka, ariko hano arabwirwa abakomoka kuri Aburahamu, Isaac na Yakobo, kuko twebwe kiriya gihe ntabwo tuzakinyuramo, tuzaba twajyanywe mu ijuru turi kumwe na Kristo kiriya gihe cy'imyaka 7. Igihe cy'amakuba ya Yakobo kivugwa kizaba ari kibi cyane, bitari ku Bayuda gusa, ahubwo no ku bazaba bari mu isi batari mu itorero rya Kristo, ariko bizaba cyane cyane ku Bayuda. Bene data rero, ndagira ngo mbibutse iki kintu. Kubera ko Uwiteka afite icyo yavuze ku bwoko bukomoka kuri Aburahamu ari bwo bw'Abayuda, kubera ko hari isezerano yabasezeranije, kandi iryo sezerano rikaba rigomba gusohora, rikuzurizwa mu kugaruka k'umwami Yesu Kristo aje gushyiraho ubwami bwe. Ibyo ngibyo na Satani arabizi. Ni nayo mpamvu akunze kwibasira ubwoko bw'Abayuda, uhereye mu bihe by'umwami Farawo ashaka kubarimbura, ukagera mu gihe cya Hamani wo mu Buperesi ashaka kubarimbura, igihe yashyiragaho itangazo ngo barimbure Abayuda bose, bakarokorwa n'uko Esiteri yagiye akibutsa umwami ko we yakijwe n'Abayuda. Haba mu bihe by'uwitwa Antiochus Epiphanes tujya dusoma, haba ndetse n'igihe cy'Abaroma mu kinyejana cya mbere bashaka kwica Yesu bakamara abana b'impinja, ari Herode wabitangiye, n'andi makuba akomeye ubwoko bw'Abajuifu bw'Abayuda bakorewe, murabizi, mu ntambara z'isi mu bihugu by'i Burayi. Aho hose nta kindi Satani yabaga agamije kitari ugutsembaho ubwoko bw'Abayuda. Kubera iki? Kubera ko azi ko muri bwo harimo isezerano Imana igomba gusohoreza mu kugaruka kwa Yesu Kristo, kandi ubwo bwoko butakiriho, buramutse nta bukiri ku isi, Satani yumva ko iryo sezerano naryo ritabasha gusohora. Amen. Ariko mwitegereze murebe ko umurongo wa mbere wa Daniyeli usoza uvuga ngo nuko icyo gihe abantu bawe bazaba banditswe mu gitabo bazarokorwa. Uko niko Bibiliya yera ibyandika. Naho verisiyo ya Bibiliya y'ijambo ry'Imana yo iravuga ngo ariko Mikayeli umutware w'abamarayika akaba n'umurinzi w'ubwoko bwawe azahagoboka, nuko buri wese wo mu bwoko bwawe wanditswe mu gitabo cy'Imana azarokoka. Icyo izi shapitire zombi, shapitire ya 12 yo mu gitabo cya Daniyeli na shapitire ya 11 shapitire ya 10 igice cya 10 yo mu gitabo cy'ibyahishuwe, icyo zishaka kutwigisha ni uko nyuma y'imyaka 3 n'igice tribulation, amakuba akomeye atangiye,
hazaba hasigaye indi myaka 3 n'igice yo kunyura mu makuba noneho akomeye cyane, grande tribulation. Imyaka 3 ya mbere izaba ari ibihe by'amakuba tribulation, naho imyaka 3 n'igice ya nyuma bizaba ari ibihe by'amakuba akomeye grande tribulation, ari nabyo Yesu avuga, ari nabyo akomozaho muri Matayo ibice 24 ku murongo wa 21. Grande tribulation nitangira rero, marayika ukomeye Mikayire azabaduka, azahaguruka, azahurura aze gukora inshingano ze zo kurinda ubwoko Imana yahaye isezerano ridakuka, ubwoko bwa Isirayeli. Nitugera muri chapitre zizakurikiraho tuzabona impamvu ituma ibyitwaga ibihe by'amakuba guhera mu mwaka wa gatatu n'igice noneho bizatangira kwitwa ibihe by'amakuba akomeye, la grande tribulation. Icyo gihe nituhagera tuzabibona, tuzabona impamvu zabyo. Daniyeli ibice 12 ku murongo wa 4, marayika wavuganaga na Daniyeli yaramubwiye ati, nuko Daniyeli bumba igitabo gifatanisha ikimenyetso kugeza igihe cy'imperuka, cyangwa se ngo iki gitabo gifungisha ikimenyetso kugira ngo ubutumwa burimo bubikwe neza kugeza ku gihe cy'imperuka. Yongeraho ati, benshi bazajarajara hirya no hino kandi ubwenge buzabwira. Amen. Wakwibaza utese, none ko marayika yategetse Daniyeli kudatangaza ibyo amubwiye, nyamara tukaba tubasha kuba dushaka igitabo cya Daniyeli tukagisoma, byagenze gute kandi yaramubwiye kutagitangaza? Igisubizo ni uko igitabo marayika asaba Daniyeli kubumba akagifatanisha ikimenyetso kugeza igihe cy'imperuka ntabwo ari igitabo cya Daniyeli nyirizina cyo muri Bibiliya, kiriya gitabo cyitiriwe umuhanuzi Daniyeli, kuko abayuda mu gihe cya mbere ya Yesu basomaga kiriya gitabo, ndetse na Yesu Kristo ubwe yakivuzeho, bigaragara ko iki gitabo kitigeze kiba ubwiru. Igitabo Gaburiyeli yategetse Daniyeli gufungisha ikimenyetso akakigira ubwiru, ni ikindi gitabo gifite ibindi bisobanuro kandi bitandukanye n'ibyo dusanga mu byo Daniyeli yahishuriwe. Igitabo kivugwa ni kiriya gitabo Yohana yita agatabo gato kari kari mu biganza mu ntoki za marayika ukomeye. Twabisomye mu byahishuwe ibice 10 umurongo wa 2. Birashoboka ko Yohana yabonaga ako gatabo, kariya gatabo kakabona mu biganza bya marayika ukomeye, akabona ari gato agereranije n'ukuntu marayika angana. Namwe mwibaze marayika uhagaze akagera ku bicu, yari yambaye, ko Bibiliya yatubwira ngo yari yambaye igicu, ni ukuvuga yarazamuka akagera mu bicu. Ikirenge kimwe kikaba kiri ku nyanja, ikindi kiri imusozi. Noneho umuhe igitabo cyagenewe gufatwa mu ntoki z'umuntu usanzwe ungana, umuntu nyine ungana nk'uko Daniyeli yanganaga, cyangwa abandi bantu nyine batameze nk'abamarayika b'ibihangange. Ibyo ubyitegereje wabona ako gatabo ari gato cyane mu biganza by'umumarayika ungana gutyo. Ni nk'uko wafata pirone ya electricité, bya biti by'amashanyarazi, cyangwa se antene ya telefone, umuntu ungana na antene ya telefone ugashyiraho igitabo gisanzwe. Uyu murongo wa 4 rero wa Daniyeli ibice 12 wongeraho kandi ko ngo benshi bazajarajara hirya no hino kandi ubwenge bukaba buzagwira. Muri Bibiliya ubundi iyo bakoresheje ijambo ngo benshi, iyo rikoreshejwe mu buryo bw'ubuhanuzi burebana n'iminsi ya nyuma, kenshi iryo jambo riba rishaka kuvuga Abayisirayeli bose muri rusange. Muri ibi bihe Yesu yise ibihe by'abanyamahanga, tugeze kubivugaho, the time of Gentiles, Abayisirayeli bakomeje kugira uruzerero. Ibihe by'abanyamahanga byatangiye igihe cya Nabukodinezari, igihe Nabukodinezari yigaburiraga i Yerusalemu. Kuvuga kirya gihe Yerusalemu igakomeza kubyinagirwa n'amahanga, turacyari mu bihe by'abanyamahanga, twigeze kubiganiraho kenshi. Kuva icyo gihe rero Abayisirayeli bakomeje kugira uruzerero, nta gihugu bagize ngo bakisanzuremo. Nibyo hano bise kujarajara hirya no hino mu rwego rwo kuburabuzwa no kugishwa impaka n'abanyamahanga ku burenganzira bwabo bwo kuba batuye aho batuye uyu munsi. Bakaba bafite none ugasanga bafite agahenge, mu myaka ikurikiyeho bakaba bari mu midugararo.
Ibyo kandi bizakomeza kugeza ubwo Kristo azagaruka, akaba ari bwo bongera kubaho mu mudendezo mu gihugu cyabo, igihe Yerusalemu izaba icyicaro cy'Umwami wacu Yesu Kristo, igihe Yesu Kristo azaba ari Umwami w'abami n'umutware utwara abatware. Marayika yongeraho kandi ko ubwenge buzagwira. Icyo bashaka kuvuga ni uko ubwenge buvugwa hano ni ubwenge bwo gusobanukirwa ibyo mu mwuka, kubera ko hari andi mahishurirwa azaba yaragiye agaragara. Tuzi ko nyuma y'igitabo cya Daniyeli habayeho ubundi buhanuzi bwo mu isezerano rya kera bwakomeje kwandikwa nyuma, bigatuma bigenda bisobanuka. Twavuga nk'ibitabo bya igitabo cya Ezira, igitabo cya Nehemiya, ubuhanuzi bw'umuhanuzi Hagayi, bwa Zakariya, bwa Malaki, ndetse n'ibyo Yesu Kristo yabashije gusobanura ubwo yazaga bwa mbere, kimwe n'ibyanditswe mu bitabo byose byo mu isezerano rishya. Ibyo byose rero hari byinshi byunguye Abayisiraheli ku buryo bw'umwuka, byungura n'abatuye mu isi, nubwo Isiraheli n'umurwa Yerusalemu byakomeje kuba isibaniro ry'abanyamahanga kugeza magingo aya, kandi bikaba bizakomeza gutyo kugeza Yesu Kristo agarutse, ariko hari byinshi byasobanutse, abantu bungutse ubwenge nyuma y'igitabo cya Daniyeli. Muri bihe bya nyuma hari byinshi byasobanutse ku bintu by'ubuhanuzi. Guhera kuri Daniyeli rero, ibice 12 ku murongo wa 5, ntabwo ari marayika Gaburiyeli ukomeza kuvuga, ahubwo noneho Daniyeli ubwe akomeza atubwira ibyo yabwiwe n'ibyo yabonye, nibyo tugiye kureba muri kano kanya. Dusome Daniyeli ibice 12, turacyari mu gitabo cya Daniyeli kugira ngo dusobanukirwe iby'uriya marayika n'agatabo yari afite n'ubuhanuzi yatanze. Daniyeli ibice 12 guhera ku murongo wa 5 kugeza ku murongo wa 9 hatubwira ngo, nuko njyewe Daniyeli nditegereza mbona abandi bagabo babiri bahagaze, umwe ku nkombe yo hakuno y'uruzi, undi ku yo hakurya. Umwe muri bo abaza wa mugabo wambaye imyambaro yera wari uhagaze mu kirere hejuru y'uruzi ati, ibyo bintu bitangaje bizarangira ryari? Mbona wa mugabo wambaye imyambaro yera wari uhagaze hejuru y'uruzi ashyira amaboko yombi hejuru, numva arahira ihoraho iteka ryose ngo bizamara igihe n'ibihe n'igice cy'igihe, kandi ati, nibamara gushegesha imbaraga z'abera, ibyo byose bizahera ko birangire. Ibyo narabyumvise ariko sinabisobanukirwa, maze ndabaza nti, databuja, ingaruka z'ibyo byose zizaba izihe? Aransubiza ati, igendere Daniyeli, kuko ayo magambo ahishwe kandi afatanishijwe ikimenyetso kugeza igihe cy'imperuka. Uyu wari wambaye imyambaro yera amaze nk'uri kuguruka hejuru y'amazi y'uruzi twabonye mu bice bibanziriza iki gice cya 12. Iyo usomye Daniyeli ibice 8, 9, 10, 11, twabonye ko hariya ni Yesu Kristo, kubera ko imyambaro yambaye igaragaza umutambyi, igaragaza ubutambyi. Iyo niyo myambaro Yesu yari yambaye. Kandi hari abandi bagabo cyangwa abamarayika babiri, umwe ahagaze ku nkombe yo hakurya, undi ahagaze ku nkombe yo hakuno, naho Daniyeli arimo aravugana nabo n'umugabo umwegereye y'uruzi rwa Tigre, undi ahagaze nyine ku nkombe yo hakuno. Ku ruhande rw'inkombe Daniyeli yari ariho, twavuga ko hari marayika Gaburiyeli niwe bakomeje kuvugana, ari nawe bakomeje kumugezaho amakuru ku bizaba. Naho ku nkombe yo hakurya ni marayika Mikayeli, wa murinzi wa Isirayeli. Maze Daniyeli yumva umwe muri abo bamarayika ari kubaza Yesu ati, abaza wa wundi uri hejuru y'uruzi ameze nk'akajugujugu, kwa kundi ihagarara hejuru, ati, ibyo bintu bitangaje bizarangira ryari? Ibyo bintu ni ukuvuga igihe cy'umubabaro utigeze kubaho uhereye igihe amahanga yabereyeho ukageza icyo gihe. Kizamara igihe kingana iki? Kizarangira ryari? Iki ni ikibazo cy'amatsiko umuntu wese wahishurirwa amakuba azaba ku isi mu gihe cy'imperuka iteka yihutira kubaza. N'abigishwa ba Yesu amaze kubabwira biriya muri Matayo 24, bumvise akomeje kubiha ibintu biteye ubwoba bizabaho, ku buryo ndetse n'urusengero bariho batangarira ruzasenywa. Nabo bahise bamubaza bati, tubwire, ibyo bizaba ryari? N'ikimenyetso cyo kuza kwawe n'icy'imperuka y'isi ni ikihe? Ibi rero biratwereka ko abamarayika nubwo bazi ibintu, ndagira ngo mbwire ko nubwo abamarayika bazi ibintu byinshi twe tutazi, hariho byinshi nabo batazi.
ntabwo bazi byose, ntabwo ari omniscient kuko Imana yonyine niyo izi byose. Abamarayika nabo hari ibyo bareba bikabatera amatsiko bakibaza, bakifuza kumenya details zabyo, cyane cyane ibyerekeye iminsi y'imperuka, nk'uko Petero mu rwandiko rwe rwa mbere mu gice cya mbere ku murongo wa 12 aratubwira ngo ku byerekeye agakiza n'ubuntu bw'Imana uko byagiye bihanurwa n'abahanuzi b'Imana babibwirijwe na Mwuka Wera, ibyo abamarayika bagiye babigirira amatsiko bashaka kubirunguruka. Haleluya! Hariho ibintu byahishwe abamarayika, Imana ikabyigumanira pe, bakifuza kubimenya. Ari marayika uri hakurya y'uruzi, hariya uruzi rwa Tigre, ari na marayika uri hakuno ku ruhande rw'inkombe Daniyeli yari aherereyeho, nta n'umwe wari ufite igisubizo kuri icyo kibazo. Nicyo gituma wa mugabo wambaye imyenda y'umweru umaze nk'uhagaze ahantu hamwe mu kirere hejuru y'uruzi, twabonye ko ari Yesu Kristo mbere yo kwigira umuntu kwe, niwe watanze igisubizo. None iyo gisubizo yatanze cyongera kuduhishurira ko igitabo cya Daniyeli gifitanye isano ikomeye n'igitabo cy'ibyahishuwe, kuko ngo uwo mugabo wari wambaye imyambaro yera wari uhagaze hejuru y'uruzi yazamuye amaboko yombi hejuru arahira ihoraho iteka ryose ati bizamara igihe n'ibihe n'igice cy'igihe, amezi 42 ya minsi 1260, imyaka 3 n'igice. Igihe izamara igihe umwaka umwe n'ibihe imyaka 2 n'igice cy'igihe, igice cy'umwaka. Amen. Aya magambo ngo igihe n'ibihe n'igice cy'igihe tuyasanga no mu gitabo cy'ibyahishuwe, tuyasanga mu bice 12 ku murongo wa 14, kandi duhereye kuri context cyangwa ibihe ayo magambo yavugiwemo, igihe n'ibihe n'igice cy'igihe bishatse gusobanura igihe cy'imyaka 3 n'igice nk'uko tumaze kubivuga. Igihe bisobanuye umwaka umwe, ibihe ni ukuvuga imyaka 2, ubwo tukaba tugize imyaka 3, noneho igice cy'igihe cy'umwaka bikaba bibaye imyaka 3 n'igice. Yesu yongeye kugaragaza cyangwa yongeye kwimbuza kuri icyo gihe kandi muri Bibiliya kuri icyo gihe, ni ukuvuga igihe cy'imyaka 3 n'igice, ahandi Bibiliya ivuga amezi 42, ahandi ikavuga iminsi 160, ibyo byose kandi bikaba bingana n'imyaka 3 n'igice. Kurangira kw'iyo myaka 3 n'igice rero kuzahurirana n'uko imbaraga z'abera zizaba zimaze gushegeshwa. Iyo myaka 3 n'igice izajya kurangira ari uko Abayisiraheli bamaze kumeneka no gucishwa bugufi. Mu yandi magambo, ntabwo Abayuda bazaba barimo gutotezwa bikomeye na Antikristo, bazagarukira Mesiya wabo bamwizera batarameneka, bataramara kumenagurika muri iyo myaka 3 n'igice y'itotezwa. Iki gihe cy'imyaka 3 n'igice twakivuzeho kenshi mu nyigisho zacu zashize, aho twasobanuye ko iyo myaka ihuye n'igice cya kabiri cya myaka 7 isoza ibihe by'abanyamahanga, cyangwa se irangiza imyaka izaba irangiza nyine ko Isirayeli iba igihugu gitobangwa n'abanyamahanga. Nibwo rero bizasoza igihe cy'ubutegetsi bwa muntu ku isi, igihe bisimburwe na Yesu Kristo. Nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira kenshi, gusoza ibihe by'abanyamahanga bizabanzirizwa n'uko ku isi hazima umuyobozi w'umugome, ariko mu ntangiriro akabanza kwigaragaza nk'umuntu mwiza cyane, ndetse akagirana amasezerano y'amahoro n'Abayisirayeli, akabemerera kongera kubaka urusengero rw'Uwiteka i Yerusalemu no kongera gutamba ibitambo. Ariko nyuma y'imyaka 3 n'igice, ya myaka 3 n'igice ya mbere, ayo masezerano umuyobozi ariwe Antikristo ngo azayasesa, niko biri tubwira, tuzabibona ndetse aho nako ibitubwira muri Daniyeli, mu gitabo cya Daniyeli, none ndetse ahubwo ashyireho ibyo Daniyeli yise ikizira kirimbuzi mu rusengero, Daniyeli ibice 9 ku murongo wa 27, na Yesu Kristo abikomoza, ahubwo muzabona ikizira kirimbura gihagaze ahera, abari Yerusalemu muzahunge, ari mu Yudeya muzahunge. Icyo gihe rero maze Antikristo atangire gutoteza ubwoko bw'Imana mu buryo bw'indengakamere, mu buryo bukomeye cyane. Turacyari muri Daniyeli kugira ngo twumve igitabo cy'ibyahishuwe. Daniyeli ibice 7, umurongo wa 25 haratubwira ngo uwo mwami azavuga ibyo kugomera isumba byose,
kandi azarenganya abera bisumba byose, azigira inama zo guhindura ibihe n'amategeko. Ntabwo ari iby'isabato nk'uko abadivantisite babivuga, oya da! Kandi bizarekerwa mu maboko ye kugeza igihe n'ibihe n'igice cy'igihe bizashirira. Ariko nk'uko tubibwirwa mu gitabo cy'Ibyahishuwe, Ibyahishuwe 12, umurongo wa 6, izo ntore z'Imana arizo Abisirayeli zizarindwa n'Uwiteka mu buryo bumeze nk'igitangaza, ari byo Daniyeli avuga ati namara gushegesha imbaraga z'abera, ngo namara gushegesha imbaraga z'abera. Iryo totezwa rizavanaho ubwibone bwose bw'Abayisirayeli bazaba bafite, bazacishwa bugufi cyane, kandi ibyo bazabiterwa no kubona barinzwe n'Uwiteka mu buryo bw'igitangaza. Maze Daniyeli ibyo byose amaze kubibona biramucanga pe! Arabiyoberwa, yibaza niba Abayuda bagiye gutsembwa burundu, bimumerera nabi, biramuzonga, niko tubisoma mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli nyine. Umurongo wa 8, Daniyeli aratubwira ati ibyo byose narabyumvise ariko sinasobanukirwa. Niba wajyaga ugira ipfunwe cyangwa kutiyizera kubera ko hariho ibyo ujya usoma muri Bibiliya ntubisobanukirwe, mwene data, ndagira ngo nkubwire ntabwo uri wenyine. Hari ibyanditswe muri Bibiliya bigenewe gusobanuka mu gihe runaka, cyangwa se gusobanukirwa n'abantu runaka, cyangwa gusobanurwa n'abantu runaka. Niba hari ibyo ujya usoma ntuhite ubisobanukirwa rero, ntibiguhangayikishe, ntibikagutere ipfunwe, kuko n'umugabo w'igihangange nka Daniyeli, umukozi w'Imana washimwaga n'Imana, umukozi w'Imana wajyaga asobanura ibyananiye n'abandi, nawe hari ibyo yeretswe nyamara ntiyabisobanukirwa. Ibyo narabyumvise ariko sinabisobanukirwa. Maze Daniyeli ajya kubaza marayika wari uri aho ati ndabaza nti databuja, ingaruka z'ibyo byose zizaba izihe, ko mbona abantu bagiye gushira mu by'ukuri? Aransubiza ati igendere Daniyeli, igendere, kuko ayo magambo ahishwe kandi afatanishijwe ikimenyetso kugeza igihe cy'imperuka. Wa muntu wari ahagaze hejuru y'amazi yasubije Daniyeli ati don't worry, don't bother Daniyeli, ntibiguhangayikishije, ibyo ntabwo bikureba. Igihe nikigera abo bigenewe bazabyumva, abo mu gihe cy'imperuka nibo bazahabwa gusobanukirwa ibi umaze kwandika. Yesu Kristo rero mbere yo kwigira umuntu yabwiye Daniyeli ku murongo wa 4 ngo bumba igitabo gifatanije ikimenyetso kugeza igihe cy'imperuka. None rero niba icyo gitabo Daniyeli yari arimo kwandika yarategetswe kugifungisha ikimenyetso kikaba ubwiru kugeza mu bihe by'imperuka, abantu bo mu bihe by'imperuka bazahigezwaho bate? Bazabibwirwa n'iki? Bazamenya bate ibyanditse muri icyo gitabo gifunzwe? Igisubizo cy'icyo kibazo tugisanga muri iki gice turimo gusoma nyine cy'Ibyahishuwe ibice 10. Ibyahishuwe ibice 10 nibyo tugiye gusoma, ngo nuko mbona undi mumarayika ukomeye amanuka ava mu ijuru, yari yambaye igicu umwenda, kandi umutwe uzengurutswe n'umukororombya, mu maso he harabagiranaga nk'izuba, naho ibirenge bye byasaga n'inkingi zaka umuriro. Mu ntoki ze yari afite agatabo kabumbuye. Ka gatabo mwakumvise, Daniyeli yafungishije ikimenyetso, nuko ashinga ikirenge cye iburyo ku nyanja, naho icy'ibumoso agishinga ku musozi. Marayika ukomeye yaza azanye cya gitabo cyahindutse ubwiru, noneho arakizana. Mu gihe kubona uko byagenze, aherako arangurura ijwi ku murongo wa 3, nk'uko intare yivuga. Amaze kurangurura ijwi, inkuba nazo zirahinda cyane mu majwi yazo. Izo nkuba ngo zimare kuvuga, nitegura kwandika. Uwo ni Yohana ubivuga, nitegura kwandika ibyo zivuze. Nuko numva ijwi riturutse mu ijuru rivuga riti, uramenye iby'izo nkuba zivuze, ubigire ibanga, ubigire ubwiru, ntubyandike.
wa mumarayika nabonye ahagaze ku nyanja n'imusozi ashyira ejuru akaboko kw'iburyo akwerekeza hejuru, niko kurahira Uhoraho iteka ryose yaremye ijuru n'ibirimo byose n'isi n'ibiyiriho byose n'inyanja n'ibirimo byose ati nta kundi gutegereza, ahubwo mu minsi y'ijwi rya marayika wa karindwi, ya mpanda ya karindwi, ubwo azaba agiye kuvuza impanda, niho ubwiru bw'Imana buzaba busohoye nk'uko yabwiye imbata zayo arizo bahanuzi. Nuko nongera kumva rya jwi nigeze kumva ryuvugira mu ijuru rimbwira riti, genda ufate ka gatabo kabumbuye kari mu ntoki za marayika uhagaze ku nyanja n'imusozi. Nuko ndagenda nsanga uwo mumarayika musaba kumpa ako gatabo. Arambwira ati, ngaho gatware, ukarye ukamare, nikagera mu nda karagusharirira, naho mu kanwa karaba kakuryoheye nk'ubuki. Nuko mfata ako gatabo ngakura mu ntoki za marayika, ndakarya ndakamara. Mu kanwa kanjye karyohera nk'ubuki, ariko maze kukarya mu nda yanjye harasharirirwa. Nuko numva bambwira ngo ugomba kongera guhanura ibyerekeye abantu b'amoko menshi n'amahanga menshi n'abavuga indimi zitari zimwe n'abami benshi. Amen, amen. Hano turabona isano riri hagati y'ibivugwa mu byahishuwe ibice 10 n'ibyo twasomye mu bice 12. Nicyo gituma twatinze cyane mu gitabo cya Daniyeli nubwo turimo kwiga igitabo cy'ibyahishuwe. Yohana yavuze ko yabonye marayika ukomeye amanuka ava mu ijuru. Uyu marayika ukomeye twabonye ko ari marayika Mikayeli, uwo Daniyeli yavuze ko ari we ushinzwe uburinzi bw'ubwoko bwa Isirayeli. Ngo icyo gihe mu bihe by'imperuka marayika Mikayeli azagaruka. Yesu Kristo mbere yo kwigira umuntu kwe yabwiye Daniyeli hariya muri Daniyeli ibice 12 ku murongo wa 4 ati bumva iki gitabo gifatanije ikimenyetso kugeza igihe cy'imperuka. Twakomeje kwibaza niba icyo gitabo Daniyeli yari arimo kwandika yarategetswe kugifungisha ikimenyetso kikahinduka ubwiru kugeza mu bihe by'imperuka, twebwe abantu bo muri ibi bihe by'imperuka, cyangwa se abantu bazakimenywa gute, bazabwirwa n'iki ibyanditsemo. Twavuze ko igisubizo tugisanga mu gitabo cy'ibyahishuwe ibice 10 turimo gusoma. Uhereye ku murongo wa 8 ngo nongera kumva rya jwi nigeze kumva ryuvugira mu ijuru rimbwira riti, genda ufate ka gatabo kabumbuye kari mu ntoki za marayika uhagaze ku nyanja n'imusozi. Nuko ndagenda nsanga uwo marayika musaba kumpa ako gatabo. Arambwira ati, ngako gatwara ukarye ukamare, nikagera mu nda karagusharira, naho mu kanwa karaba kakuryoheye nk'ubuki. Nuko mfata ako gatabo ngakura mu ntoki za marayika, ndakarya ndakamara. Mu kanwa kanjye karyohera nk'ubuki, ariko maze kukarya mu nda yanjye harasharirirwa. Nuko numva bambwira ngo ugomba kongera guhanura ibyerekeye abantu b'amoko menshi n'amahanga menshi n'abavuga indimi zitari zimwe n'abami benshi. Iyi ni ya sano iri hagati y'ibivugwa mu byahishuwe 10 n'ibyo twasomye muri Daniyeli 12, kuko mu byahishuwe Yohana yavuze ko yabonye marayika ukomeye amanuka ava mu ijuru. Uyu mumarayika ukomeye ni marayika Mikayeli, uwo Daniyeli yavuze ko ari we ushinzwe uburinzi bw'ubwoko bwa Isirayeli. Ngo icyo gihe mu bihe by'imperuka marayika Mikayeli azahaguruka. Nguyu rero Mikayeli arihagurukiye, arahagurutse kandi agarutse afite agatabo gato mu ntoki. Nta busobanuro bundi dufite bwo kumvikanisha impamvu ako gatabo ari gato. Twigize kuvuga ko bishoboka ko ari gato ugereranyije n'ingano ya marayika. Ni agatabo kanditswe n'umwana w'umuntu Daniyeli, ariko ubu gafitwe na marayika ukomeye. Bwa mbere Yesu atanga amagambo muri kariya gatabo, nawe yari yabanje kurahira mu izina ry'Imana ihoraho avuga ko igihe ayo makuba n'imibabaro bizamara, igihe n'ibihe n'igice cy'igihe. None umumarayika Mikayeli nawe araje arahira indahiro kimwe n'iyo avuga ko cya gihe cy'imyaka 3 n'igice cyasohoye. Niko gutegeka Yohana kugenda agasaba marayika kumuha ako gatabo. Ubu noneho karabumbuye ntabwo kakiri ubwiru, na Yohana amaze kukarya, amaze kugaconshomera nk'uko Bibiliya yera ibivuga. Ni ukuvuga kugashyira mu mutima no mu bitekerezo bye, amagambo arimo akayinjizamo.
byaba ari kuri Yohana wariye kariya gatabo k'ubuhanuzi, yaba ari natwe yagejejeho ubutumwa bukubiyemo, kumva ubutumwa ko umwami wacu agiye kugaruka kwima ingoma ye ubuziraherezo, biraturyohera rwose, turabinezerwa ko Yesu agiye kuza. Niyo mpamvu duhora tuvuga tuti ubwami bwawe buze. Ariko nanone twakumva ko amakuba azabanziriza kugaruka kwe azaba ameze, ntibibura kuduhindisha umushyitsi, kudusharirira mu nda. Ibi kandi ntabwo aribwo bwa mbere, ntabwo ari ubwa mbere intumwa y'Uwiteka nka marayika itegeka umuhanuzi kurya umuzingo w'igitabo, kuko no muri Ezekiyeli ibice 3 ku murongo wa mbere, Ezekiyeli aratubwira ati maze uwamvugishaga, ni ukuvuga marayika wamuvugishaga, aramubwira ati mwana w'umuntu, icyo ubonye ukirye, urye uwo muzingo, maze ugende ubwire inzu ya Isirayeli. Nuko mbumbura akanwa angaburira uwo muzingo, arambwira ati mwana w'umuntu, haza inda yawe n'amara yawe yuzuyemo uyu muzingo nguhaye. Nuko mperako ndawurya, mu kanwa uryohera nk'ubuki. Yohana rero ntabwo yashoboraga gutangaza amagambo akomeye Imana yari yaragize ubwiru kuva kera atabanje kuyakira maze ngo ayicengezemo. Twigeze kubiva aka gatabo kari kari mu ntoki za marayika, ni ka kandi gakubiyemo amagambo Daniyeli yari yarategetswe gufatanisha ikimenyetso. Mbere yo kwakira bwa butumwa, Daniyeli yari yarategetswe kugira ubwiru. Mbere yo gutanga bwa butumwa, Daniyeli yategetse kugira ubwiru. Marayika abanza kubwira Yohana ko ari ubutumwa bukomeye cyane, ko agomba kwitondera ubwo butumwa kuko burimo ibintu bikomeye kandi bizagira ingaruka zidasubirwaho ku mahanga yose yo mu isi. Nenda ako gatabo ngakura mu ntoki za marayika, ndagaconshomera mu kanwa kanjye, karyohera nk'ubuki, ariko maze kukarya mu nda yanjye karasharirirwa, mu nda yanjye harasharirirwa. Arambwira tukwiriye kongera guhanura iby'amoko menshi n'amahanga menshi n'indimi nyinshi n'abandi benshi. Iyo dusomye iki gitabo cy'ibyahishuwe, ibyago dusoma mu bice guhera ku gice cya 11 kugeza ku bice cya 19 by'icyo gitabo, ni bya bindi Uwiteka yari yahishuriye Daniyeli, arabyandika binamutera ubwoba, ariko Daniyeli ntiyabasha kubisobanukirwa. Daniyeli yasabwe kubyandika gusa, ariko ashatse kubaza detaye zabyo, ashatse kumenya detaye zabyo, Yesu aramubwira ati byihorere, ibyo byihorere, ntabwo ari wowe bigenewe kubimenya no kubisobanukirwa, bizasobanurwa n'undi, bizasobanurirwa abandi mu bihe by'imperuka. None Yohana nawe yahawe ubwo buhanuzi bwahawe Daniyeli muri kariya gatabo, ariko we agahabwa gafunguye, kandi we yemererwa kubutangaza muri biriya bice kuva ku ibyahishuwe igice cya 11 kugeza kuri 19. Nibwo buhanuzi bwari muri kariya gatabo Daniyeli yari yagize ubwiru, kugira ngo amoko menshi n'amahanga menshi n'indimi nyinshi n'abami bose bamenye ibizakurikiraho igihe Antikristo wa mwami w'umugome azaba arimo kugerageza kwigarurira isi. Nubwo hashize imyaka igera ku bihumbi 2, Yohana yanditse ibyo yanditse. Ibyanditse muri biriya bice ni bimwe mu buhanuzi bwakomeje kugora abantu, kugora abasesenguzi ba Bibiliya. Icyakora muri iki kinyejana gishize, ikinyejana cya 20 n'iki turimo cya 21, Mwuka Wera yagiye yemerera itorero kugenda basobanukirwa buhoro buhoro iby'ubu buhanuzi. Niba rero twebwe turi muri ibi bihe dutangiye gusobanukirwa ibyo dusoma mu byahishuwe igice cya 11 kugeza kuri 19, kandi abo mu binyejana byashize bo barakomeje kubihuzagurikamo, kubikukuzamo, batabisobanukirwa, ibyo biratubwira ko turi mu minsi byagenewe gusobanuka, ariyo minsi y'imperuka. Ikindi umuntu yakwibaza, yavuga ati ese kuki Uwiteka yasabye marayika kubwira Daniyeli ubuhanuzi, yarangiza akamusaba kubugira ibanga kugeza ku munsi w'imperuka? Ni kuki Uwiteka atategereje ubwo buhanuzi busohorwa na Yohana muri igihe cyabo kandi anabutangaze? Mu by'ukuri cyari kigamijwe no kugaragaza ko ibyo bitabo byombi, igitabo cya Daniyeli n'igitabo cya Yohana, igitabo cy'ibyahishuwe, bifitanye isano kandi ko bivuga ku kintu kimwe. Kubera ko hari byinshi mu byo Daniyeli yahanuye byasohoye na mbere yo kuvuka kwa Yesu, noneho ko ibyo yahanuye bindi bikaba bitarasohora, ariko bikaba byarashimangiwe n'ubuhanuzi buri mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana. Ibyo byongera imbaraga mu byo Yohana yahanuye, bikanaduha icyizere kirushijeho
ko nabyo bizasohora nk'uko ibyo Daniyeli yavuze nabyo byasohoye kandi bifitanye isano n'ibyo Yohana avuga. Igice cya 10 rero gisoza marayika abwira Yohana ati ukwiye kongera guhanura iby'amoko menshi n'amahanga menshi n'indimi nyinshi n'abami benshi. Ukwengeye guhanura ni nk'aho Yohana yongeye kwibutswa za nshingano yahawe mu gice cya mbere ku murongo wa 19 ngo nuko wandike ibyo ubonye n'ibiriho n'ibiri bukurikireho hanyuma. Ntabwo bihagararira komeza wandike Yohana. Yohana aributswa ko agomba kwandika ibyo agiye kubwirwa no kwerekwa byose kugira ngo abo mu miryango yose, mu ndimi zose, mu moko yose no mu mahanga yose ndetse n'abami n'ibikomangoma bazabimenyeshwe, hatazagira ugira icyo yitwaza. Imana ishimwe cyane bene data. Tugeze ku musozo w'iki gice cya 10. Uwiteka yatubashije ko turangije igice cya 10. Ubutaha tuzaganira ku bice bizakurikiraho. Ubu ngubu kano kanya reka dufate umwanya dushima Imana ko itugejeje ahangaha, ko tubashije kumva aya magambo yahawe umukozi w'Imana, intumwa ya Yesu Kristo. Yesu Kristo yakundaga, intumwa ya Yesu Kristo Yohana. Turacyakomeza tugiye kwinjira mu bindi bice bikomeye, ariko Uwiteka azatubashisha. Reka dusenge. Data wa twese, Muremyi wacu, turagushimira kubw'iki gice turangije n'ibyo waduhishuriye byose kugeza ubu. Uri Imana ikomeye, twicishije bugufi imbere yawe, twemera ko wowe uri Imana, aho twebwe tukaba turi ibiremwa gusa, kandi twemera ko hariho amabanga wowe wenyine ufite utaraduhishurira. Ariko Mana Data, turagushimira ko wahishuye byinshi ku bizaba mu minsi ya nyuma, kandi ko wabikoze kugira ngo uduhe ihumure nk'abana bawe. Wabikoze kandi Mwami kubw'ubuntu bwawe, kugira ngo uburire isi ndetse n'ababashije kumva iyi nyigisho ariko batari bizera umwana wawe, kugira ngo babwirwe ko bizaba bimeze nabi muri ya minsi izabanziriza kugaruka k'umwana wawe. Ndakwingize rero Mana ikomeye, Mana nziza, kugira ngo uyu munsi ubere abatarakumenya, uyu munsi ubere abatarakumenya umunsi uri special, umunsi babera umunsi w'agakiza kawe. Turagushimira ko kubw'ubuntu bwawe wahaye benshi muri twe kukumenya. Uduhe gukomeza kugira urukundo nyakuri rugaragarira mu myitwarire yacu, iranga kamere y'umwana wawe n'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. So